kumvira Imana kwawe bizatuma Imana inaniza imigambi n'imyanzuro Satani yagabaga ku buzima bwawe. Bivuga ngo gushira mu bikorwa iri jambo ry'Imana bituma Imana isenyura imigambi yose Satani yagambiriye ku buzima bwawe. Solar eclipse. Ndabashuhuje abantu bose bari kwikamba Karuvari TV, mbifuriza umugisha w'Imana. Amazina yanjye ni Yobokimana Jean Marie. Ndagira ngo tuganirane ijambo Imana yashize ku mutima wanjye. Ni ijambo rivuga ngo kumvira Imana bisenyura imigambi ya Satani, cyangwa se kumvira Imana bituma Imana ifunga ibyemezo Satani agambiriye ku buzima bwawe. Niryo jambo ndi kugira ngo tuganireho. Dawidi yavuze iri jambo riri muri Zaburi 119. Haravuga ngo umurongo wa 11 haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aha Dawidi kugira ngo Imana imanukire kumurwanirira ndetse no guhagararana nawe, nuko Dawidi yari yarabitsira ijambo ry'Imana mu mutima we, bituma Imana imanukira kumurwanirira ndetse no guhagararana nawe, nuko yari yarumvishije iri jambo. Kumvira rero iri jambo ry'Imana warangiza ukarigenderamo ugakora gukiranuka, bituma Imana inaniza imigambi yari igambiriwe ku buzima bwawe. Ari nayo mpamvu mu gutegeka kwa 2 ibice bya 28 avuga ngo uwumvira azajya ibyiza byo mu gihugu. Bivuga ngo iyo wumviye Imana uharanira gushira mu bikorwa icyo Imana igusaba, kandi ugaharanira kugira ngo ushire mu bikorwa ikintu Imana igusaba. Kumvira Imana rero, aha niho Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bivuga ngo iyo wumviye Imana, Imana ikurinda ibigusha n'ibisitaza biri kugabwa ku buzima bwawe. Ariko iyo utabashije kumvira Imana ngo ubikire ijambo ry'Imana mu mutima wawe, buri kibonetse cyose kiza kikagabwa ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira muri Zaburi ya 37 ngikoreza Uwiteka urugendo rwawe, aba ari we wiringira, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Bivuga ngo iyo umuntu wamenye iri jambo ry'Imana aharanira kurigenderamo, aharanira gushakashaka icyahesha izina ry'Imana icyubahiro. Icya mbere, uyu muntu agomba kuba yarakuye icyaha n'igisa nacyo mu buzima bwe. Ikindi, aharanira gushira mu bikorwa iri jambo ry'Imana. Ntabwo iri jambo ry'Imana ari ukuribwirwa ngo ntuhinduke, ahubwo iri jambo ry'Imana iyo rije ugahagararana naryo, bituma imyanzuro Satani ari gufata ku buzima bwawe Imana yivuguruza. Mu Kuva ibice bya 14 umugaragu w'Imana Mose ubwo yari ari gusenga, Imana yaramubwiye ngo nabwira Abisiraheli bahindura icyerekezo. Iyo Abisiraheli bataza guhindura icyerekezo ngo bajye mu kumvira Imana, ntabwo imyanzuro Satani yari yagabwe ku buzima bwabo yari gushirwa mu bikorwa iyo bataza kumvira Imana. Ariko kubera bagize kumvira Imana, bakubaha ijambo ry'Imana, byatumye umwanya bari kurwanamo Imana ibarwanirira.
bivuga ngo gushyira mu bikorwa iri jambo ry'Imana bituma Imana isenyura imigambi yose Satani yagambiriye ku buzima bwawe. Kubaho mu buzima bushima Imana, uharanira gushyira mu bikorwa, ushakashaka ku manywa na nijoro icyo Imana ishaka. Ni nayo mpamvu Satani ntacyo yagutwara uri mu maboko y'Imana warangije kwiragiza Imana. Niyo Dawidi yavuze iri jambo ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ngarutse kuri iri jambo riri mu Gutegeka kwa 2 ibice bya 28, ntabwo umugisha w'Imana wabasha kugutahaho utageze kumvira Imana. Niyo avuga ngo uwumvira azajya ibyiza byo mu gihugu. Bivuga ngo mukumvira Imana rero. Aha Mose kugira ngo Imana ahagarane nayo, Imana imwiyereka imbere y'ababisha be, nuko Imana yabashaga kuvuga, yarangiza agaharanira gushyira mu bikorwa icyo Imana imubwiye, agaharanira mu buzima bwe buri munsi kugendana n'Imana, aharanira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni nayo mpamvu Imana yamanuye ubutware n'ubushobozi bwo kuza kwiyerekana kuri Mose. Ahangaha rero Mose yari yarabitse ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu umuntu uri mu mugambi w'Imana, umuntu ushaka ko Imana ikorana nawe, umuntu ushaka ko Imana imushyigikira, bivuga ngo haranira kubaka ubwami bw'Imana muri we abikoresheje gukiranuka. Ari nayo mpamvu iri jambo ritubwiye neza. Reka mbabwire, umuntu bita Dawidi yaje muri Zaburi ahangaha y'108 yabonye urupfu rumuteye, ruje iwe mu rugo rumugabweho. Aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Bivuga ngo iyo uhagaze mu butware bw'Imana, ugahagarara mu ijambo ry'Imana. Ha Dawidi yari yarimitse Imana mu mutima we, yarakuyemo uburyarya, maze Satani agomeza gutegura strategy yo kugira ngo atsitsibiranye umugambi w'Imana, cyangwa se ibyo Dawidi yari yaragambiriye guheshamo Imana icyubahiro ngo abikureho. Bituma Dawidi aza guhagarara mu butware ati, numvishije Imana imbwira ngo umukiranutsi w'Imana ntazapfa ahubwo azagira ute, azarama. Ahangaha Imana yari yarahaye Dawidi amasezerano, kandi Dawidi yahagazemo. Satani agambirira kumuriganya, ariko Dawidi kubera yari maso, ntabwo yari asinziriye, ntabwo yari ari mu gukiranirwa, ahubwo yaraharaniye gushyira mu bikorwa icyo Imana yamubwiye ku manywa na nijoro, ari cyo ashyize imbere. Bituma Imana imanukira gukuraho urupfu ku buzima bwe. Bivuga ngo iyo umuntu yabanye n'Imana, aharanira buri munsi gushyira mu bikorwa icyo Imana yamubwiye. Mu yandi magambo, ikigwi yari kujya arwanamo, Imana iramurwanirira. Ahangaha Zaburi ya 33 haravuga ngo mwabakiranutsi mwe nimushime Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye. Bivuga ngo umuntu w'Imana, hano iri jambo ratubwiye ngo mwabakiranutsi mwe ngo nimushime Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye. Bivuga ngo uyu muntu w'Imana kugira ngo Imana ikorane nawe, muri waharanira gukora ibikorwa bishimisha Imana, agaharanira gushyira mu bikorwa icyo Imana imubwiye, abigirira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyo habonetse gushaka kurogoya icyarwanya umugambi w'Imana ku buzima bwe, Imana iramurwanirira, kuko muri we yafashe icyemezo cyo kugira ngo ibitubaha Imana mu buzima bwe biveho, aharanira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo muntu Imana ihagarana nawe ikamurwanirira. Umva ngo mwabakiranutsi mwe, urumva harimo gukiranukira Imana muri byose, mu byo ukora, mu by'Imana iguhamagarira, ugaharanira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo mwabindimo mwe nimushime Uwiteka. Ahangaha ijambo ry'Imana ratubwiye ngo mwabakiranutsi mwe nimushime Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye.
Birashoboka muvandimwe kuba yenda imbaraga za Satani zigira ububasha ku buzima bwawe, nuko muri wewe udafite umwanzuro wo kubaha Imana mu buzima bwawe. Ariko aka kanya inama nkugira niyo kugira ngo ugire kumvira Imana. Numara kumvira Imana, Imana izafate ibyakurwanyaga bive ku buzima bwawe, ariko wageze kubaha Imana. Ni nayo mpamvu iri jambo ryatubwiye neza ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Muvandimwe, aka kanya icyo nkwifuriza ni ukugira ngo ubike ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ahangaha Imana iraturarikira gukorera Imana ndetse no kuyikurikira, duharanira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri Yesu igice cya mbere, ubwo Yesu we yaratoranyirijwe kuyobora ubwoko bwa Isiraheli agiye kubuhesha gakondo, nta kindi Yesu we yakoze kwari uguharanira gushyira mu bikorwa amagambo Imana yanyujije mu kanwa k'umugaragu wayo Mose. Nibwo Yesu we Imana yamubwiye ngo nibwo uzabashishwa mu byo uzajyamo byose. Nukuba Yesu we yarahagaze muri iri jambo ry'Imana, maze Imana yamanukiye kumurwanirira imbere y'Abamori n'Abayebusi. Muribuka Yesu we yabashije guhagarika izuba n'ukwezi. Ibyo impamvu byabaye kuri Yesu nuko Yesu we yarahagaze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo yari ibumoso, nta nubwo yari yarateshutse ngo ajye hirya, ahubwo Yesu we yaharaniraga gushyira mu bikorwa icyo Imana yamubwiye. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, umunsi uzaba uri gushyira mu bikorwa gukiranuka, uri kubaha Imana, uri gukorana nayo, ntabwo abadayimoni bazakugiraho ububasha ku buzima bwawe. Aka kanya we uri kumvira ijambo, ndagira ngo nkubwire ngo kumvira Imana kwawe bizatuma Imana inaniza imigambi n'imyanzuro Satani yagabaga ku buzima bwawe. Ahangaha Imana ibwira umugaragu wayo Mose ngo nabwira Abisiraheli ngo bahindure icyerekezo. Iki cyerekezo Abisiraheli bari bari mu cyari cyo kwirwanirira, ariko bamaje kukivamo berekeje mu by'Imana yari babwiye bagomba gukora. Imana ntabwo yigeze ibatererana imbere y'ababisha babo. Rero aka kanya ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwumvira azajya ibyiza byo mu gihugu. Kugira ngo Imana ikumvire mu buzima bwawe, ugomba kuba uri gushima Imana, kubaho mu buzima buyishima. Ni naho Dawidi yavuze ngo mwabindimo mwe nimushime Uwiteka, ngo kandi gushima gukwiriye abatunganye. Bivuga ngo iyo weho ubuzima bwawe buri guharanira gushima Imana, hakaboneka ibintu bidatunganiye Imana, Imana imanukira kubikuraho. Kandi ntabwo wavuga ngo urashima Imana utagira kuyitega amatwi, utabaho ikubwira, utaba mu mwanya wo gusenga, utaba mu mirimo yo gukiranuka. Ntabwo aho ngaho wabona gukora kw'imbaraga z'Imana. Birasaba kugira ngo, ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwumvira azajya ibyiza byo mu gihugu. Bivuga ngo iyo wumviye Imana ahangaha Imana imanukira kukurwanirira. Ni nayo mpamvu navuze ngo kumvira Imana ikuraho imigambi ya Satani, cyangwa se ikuraho ibitero bigabwa ku buzima bwawe. Rero wewe warunanijwe ukaba wari uri kumvira ijambo ry'Imana, mwifurije kugira ngo aka kanya ubeho mu buzima buyishima, kugira ngo Imana ikureho ibitayeshaga icyubahiro ku buzima bwawe. Uko ugenda ushyira mu bikorwa wubahira ijambo ry'Imana. Dawidi yaharaniye kubahisha Imana, maze bituma Imana izamura ubwami bwe. Nta kindi Dawidi yakoze kwari ugushyira mu bikorwa iri jambo ry'Imana. Muvandimwe we uri kumvira ijambo, aka kanya mwifurije kubaho mu buzima bushima Imana, kandi kugira ngo uharanire gukuraho ibitari bitunganiye Imana. Mu kazi kawe ushireho gutunganira Imana, mu byo ukora byose ushireho kumvira Imana. Imana izaguha umugisha. Reka dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, Uwiteka Mana ikiranuka, sengeye umuntu wese wari urimo yumvira ijambo kugira ngo umuhe umugisha. Mwami Imana yacu, wavuze ngo ukumvira azajya ibyiza byo mu gihugu. Tumusabiye umugisha, ubasha kumvira ijambo agaharanira kurishira mu bikorwa, uzumve gutaka kwe no kwingingwa kwe, maze uhagurukire kumurwanira icyubahiro no kunesha bibi byawe. Amen.